hari ahantu ku isi hagiye havugwaho amayobera ateye ubwoba imyaka n'imyaka, ahantu amato n'indege byagiye biburirwa irengero nk'aho bimizwe n'imbaraga zitagaragara. Abapiloti bakavuga ko ibikoresho byabo byahagaritse gukora, kompa cyangwa se inshinge za labusoro zigatangira kwizenguruka zonyine, kandi igihe kikagenda mu buryo budasanzwe. Ako gace kazwi ku izina rya Triangle de Bermuda cyangwa se Bermuda Triangle, mpande eshatu iri hagati ya Bermuda, Puerto Rico na Miami. Bivugwa ko muri aka gace amato arenga 2,000 n'indege zirenga 200 byaburiwe irengero mu buryo butigeze busobanurwa neza. Ariko mu mwaka wa 1970 hari umupiloti witwa Bruce Gernon wahuye n'ikintu cyatunguye isi yose. Yinjiriye mu muyoboro w'igicu kijimye cyane cyari gifite urumuri rudasanzwe kandi ruteye ubwoba. Ibikoresho by'indege birahungabana, kompa cyangwa se urushinge rwa labusoro rurizenguruka, maze igihe gisa nkaho gihindutse. Igihe yasohokaga muri uwo muyoboro hari habaye ikintu kidashoboka. Urugendo rwagombaga gufata iminota 90 yari arumaze iminota 47 gusa. Ese Bruce yahuye n'iki muri Triangle de Bermuda? Ese hari imbaraga zitazwi za science cyangwa ni amayobera akomeye kurusha uko dutekereza? Ibinyamakuru byaranditse documentary nyinshi zivuga kuri aka gace kabaye amayobera kugeza uyu munsi wa none. Inkuru nyinshi zagiye zivugwa, zimwe ziteye ubwoba, izindi zisa n'izitangaje bitewe n'ibyagiye bibera muri aka gace. Ariko uyu munsi tugiye kwinjira muri imwe mu nkuru ziteye ubwoba cyane zigeze kuvugwa kuri Triangle de Bermuda, inkuru ishobora gutuma wibaza niba koko hari ahantu ku isi igihe n'ikirere byitwara mu buryo budasanzwe. Mbahaye ikaze ku muyoboro wacu w'inkomoko official. Indege iri muri iyi nkuru niyo mu bwoko bwa Beechcraft Bonanza, indege nto ifite moteri imwe yayoborwaga n'umupiloti witwa Bruce Gernon wari kumwe n'abagenzi babiri, ise ndetse n'umufatanyabikorwa we mu bucuruzi. Bahagurutse ku kirwa cya Andros Island muri Bahamas berekeza mu majyaruguru y'uburengerazuba bagana ku nkombe za Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ku ya kane Ukuboza mu mwaka wa 1970. Mu gihe ushushanyije neza ku ikarita umurongo uhuza Bermuda, Puerto Rico, Miami hanyuma ukagaruka kuri Bermuda, ubona ishusho ya mpande eshatu. Iyo mpande eshatu nizwi cyane ku izina rya Triangle de Bermuda, ahantu havugwaho amayobera menshi mu mateka y'inyanja n'indege. Bivugwa ko mu binyejana byinshi bishize amato arenga 2,000 n'indege zirenga 200 byaburiwe irengero muri ako gace mu buryo budasobanutse neza kandi buteye ubwoba. Indege ya Bruce nayo yari iri muri ako gace gashobora guteza ibyago, ariko ku ruhande rwe uru rugendo rwari rusanzwe. Bruce yari amaze kurukora inshuro nyinshi kandi akenshi rwamaraga isaha n'igice gusa nta kibazo na kimwe. Ku munsi wo guhaguruka nta muntu wari ufite impungenge n'imwe, bari nk'abantu bagiye mu kazi kabo ka buri munsi gasanzwe. Ariko uwo munsi ibintu byari bugende bitandukanye cyane. Bruce amaze guhaguruka yatangiye kuzamuka mu kirere, ageze ku butumburuke bwa metero zigera kuri 300. Yabonye igicu gito imbere ye, ariko igitangaje nuko icyo gicu cyakomezaga kwaguka. Ntibyatewe nuko indege yacyegereye, ahubwo icyo gicu ubwacyo cyarimo gukura mu bunini. Bruce ntiyari afite ubundi buryo uretse kukinyuramo. Amaze kukinyuramo yasohotse ku rundi ruhande amahoro. Ariko nyuma gato ku butumburuke bwa metero zirenga 3500 habonetse ikindi gicu kinini cyane. Iki cyo cyari kinini cyane ku buryo Bruce nawe byabaye ngombwa ko wakinyuramo yazamuye indege ku butumburuke bwo hejuru. Yafashe umuriro mwinshi, yitonze cyane, maze indege yinjira muri icyo gicu. Ako kanya umwijima wuzuye hirya no hino ku ndege nkaho bwahindutse ijoro. Nta mirasire n'imwe y'izuba yashoboraga kwinjira mu ndege. Ariko igitangaje kurushaho nuko iki gicu kitari igicu cy'imvura, nta n'imvura yagwaga muri icyo gihe. Bruce yatangiye kugira ubwoba nawe muri we. Mu kanya gato yabonye urumuri rw'umweru rucana rukazima ku buryo bwihuse nk'inkuba. Ariko nk'umupiloti w'inararibonye, Bruce yari azi neza ko atari inkuba zisanzwe. Ayo mashanyarazi yari ari kumurika cyane ku buryo yamurikaga ikirere cyose gikikije indege mu buryo bw'imirasire nk'imirabyo y'inkuba. Nyuma y'iminota igera kuri 30 akomeza kuguruka, Bruce yatunguwe no kubona ko yari akiri muri cya gicu cya mbere yari yaranyuzemo mbere. Ariko none icyo gicu cyari cyahindutse nk'umuyoboro muremure umeze nk'umuhora. Indege yari irimo iguruka mu mutima wacyo hagati, cyari gifite ubugari bugera kuri kilometero 1 kandi cyasaga naho kitagira iherezo. Bruce yatangiye gutekereza ko ashobora kutazigera abasha kukivamo. Ariko nyuma y'akanya gato yabonye urumuri ruri imbere nkaho hari umucyo ku mpera z'uwo muyoboro. Yakomeje kuyobora indege ayerekeza imbere. Yari hafi kuva muri ayo mayobera, ariko mu buryo butunguranye ibintu bidasobanutse byongeye gutangira kuba. Inkuta z'icyo gicu ziri ku mpande zatangiye kwegerana nkaho ziri gufunga indege. Muri ako kanya ibikoresho by'indege bigaragaza icyerekezo cyangwa se navigation instruments byatangiye gukora nabi no kwerekana ibintu bidafite ibisobanuro. Mu gihe indege yari ikiri muri uwo muyoboro w'igicu, ibintu byarushijeho kuba bidasanzwe. Kompa cyangwa se urushinge rwa labusoro yatangiye kwizunguruka yonyine isubira inyuma counterclockwise, naho ibikoresho byose bya electronique by'indege bitangira gukora nabi. Byasaga nkaho hari izindi imbaraga ziri kuyobora indege, cyangwa nkaho yari iri mu mugezi w'imbaraga zitagaragara mu kirere. Umupiloti Bruce Gernon yagerageje inshuro nyinshi kongera kugenzura indege, ariko nta kintu na kimwe cyakoraga. Yakomeje kuguruka muri uwo muyoboro, yiyemeje kuvamo ari muzima kugira ngo azavuga ibyo yabonye. Inkuta z'icyo gicu zakomezaga kwegerana,
zigenda zigabanuka nk'aho ari umuyaga umeze nk'ikirere kizunguruka. Bruce yari azi ko igihe cye kiri kugabanuka, yagombaga kuvamo vuba cyane byanze bikunze. Amasegonda 20 yakurikiyeho niyo yabaye igihe gikomeye cyane mu buzima bwe. Ariko nyuma yaho gato indege yaturutsemo isohoka muri uwo muyoboro w'igicu. Bruce yaje kuvuga ko mu masegonda agera kuri 5 yumvise umubiri we umeze nk'udafite uburemere, nk'aho ari kuguruka mu kirere nta mbaraga zimufasha. Ibicu byatangiye gutatana, indege isigara iri mu kirere gifite igihu gifite ibara ry'icyatsi kijimye. Bruce na bagenzi be bahise bahumeka neza basubirana ituze. Ako kanya yahise afata radio ahamagara abagenzura indege ku butaka kugira ngo bamubwire aho yari ari. Ariko igihe umukozi ushinzwe kugenzura indege yarebaga ku cyuma cya radari, yatangiye gutungurwa n'ibyo yabonye. Indege ya Bruce ntiyagaragaraga kuri radari, byari nkaho itagaragara cyangwa itanabaho mu kirere. Nyuma gato ariko uwo mukozi yavuze ikintu cyatumye Bruce atungurwa cyane. Yavuze ko indege yamaze kugera mu kirere cya Miami. Bruce ntiyabyumva neza, byari bidashoboka. Urugendo indege ya Beechcraft Bonanza yagombaga gukora rwari hafi kilometero 400, kandi ubusanzwe rwatwaraga iminota 90, ni ukuvuga hafi isaha imwe n'iminota 30. Ariko uwo munsi indege yageze aho igiye mu minota 47 gusa. Ni ukuvuga ko yari isigaje nibura iminota igera kuri 43 kugira ngo igere Miami. Iyo moteri y'indege ishobora kuguruka ku muvuduko uri hafi mayiro 180 ku isaha. Iyo ubaze neza bigaragara ko bidashoboka mu buryo bwa siyansi kuri uru rugendo rwakorwa mu gihe gito nk'icyo. Bruce yatekereje ko abagenzura indege bakoze ikosa cyangwa se bibeshye, ariko ibicu bimaze gutatana yabonye neza ko ari hejuru ya Miami. Indege yaje kumanuka amahoro, ariko ikibazo gikomeye cyari gisigaye. Niki cyabaye kuri urwo rugendo kubera iki gihe cyagabanutse? Bruce yahise asuzuma amavuta yari asigaye mu ndege. Nyuma yo kubara gato ibintu byarushijeho kumuyobera. Indege ntiyari yakoresheje benzine ihagije nkuko byagombaga kuba bimeze mbere. Bruce ntiyari umupiloti usanzwe, akiri mu myaka ye ya mbere ya 20. Yari amaze amasaha arenga 600 atwara indege, kandi yari azi neza cyane ako karere k'ikirere kuko yari amaze kugurukamo inshuro nyinshi. Ibimenyetso byose byasaga n'ibigaragaza ko indege ya Bruce yasimbutse hafi 1/2 cy'urugendo mu buryo budasobanutse. Icyo kibazo cyamaze imyaka myinshi kimutera gutekereza cyane. Yaganiriye n'abarimu ba kaminuza ndetse n'inzobere zitandukanye mu bya siyansi, ariko nta numwe washoboye gusobanura neza ibyabaye kuri uwo munsi. Niho kuvuga ngo imodoka ivuye Kigali igiye Musanze irakoresha amasaha 3, ariko kubw'ibintu utabasha gusobanura kandi utamenya uko byagenze, ukumva imodoka ngo yakoresheje isaha imwe gusa kandi ubusanzwe yakoreshaga amasaha 3. Umupiloti Bruce Gernon yatekerezaga ko ibyabaye ku rugendo rwe byatewe n'ikintu yise igihu cy'amashanyarazi, electric fog, cyari gifite urumuri rw'umweru rucana rukazima. Ariko abandi bashakashatsi batanze ibindi bitekerezo bitandukanye. Hari abavuze ko bishobora kuba byaratewe na dark energy, imbaraga zidasanzwe zivugwa muri siyansi ko zituma isi n'isanzure bikomeza kwaguka. Nkuko babitekereza, izo mbaraga zishobora kugoreka igihe n'umwanya, icyo bita space time, nkuko biba hafi ya black hole, bigatuma habaho umuyoboro udasanzwe mu kirere. Urugendo rwari kuba rurerure rugahita ruba rugufi, bityo bashobora kuvuga ko Bruce yaguye muri uwo muyoboro w'igihe akawunyuramo atabizi. Ari nabyo byatumye agera mu kirere cya Miami mu gihe gito cyane. Ariko ibyo byose ni ibitekerezo gusa bigerageza gusobanura ibintu bitarasobanuka kugeza uyu munsi wa none mu buryo bw'amayobera. Kugeza n'uyu munsi nta gisubizo cyemewe na siyansi cyerekana uko Bruce yashoboye kugenda intera nini cyane mu gihe gito. Nubwo bimeze bityo kandi hari ibindi bintu bishobora gusobanurwa. Inyandiko z'ikirere zigaragaza ko kuri uwo munsi habonetse sunspot 84 ku zuba ndetse n'umuyaga ukomeye w'izuba, nicyo bita solar wind, wagendaga ku muvuduko wa miles 440 mu isegonda. Ibyo bishobora gutera imihindagurikire ikomeye mu isanzure y'imbaraga z'isi, iyo bita magnetosphere, bigatuma ibikoresho by'indege na radar bikora nabi. Ibi kandi bishobora gusobanura impamvu Bruce yavugaga ko yari ari mu gihu cy'amashanyarazi. Naho ku bijyanye n'ibyo bicu by'amayobera, abahanga bavuga ko muri ako karere bisanzwe bibaho. Aho hantu hahora hateranira imiyaga ifite umuvuduko muke n'ifite umuvuduko mwinshi, bikavamo ibicu by'imiyaga y'umuyaga mwinshi. Bishoboka ko igicu Bruce yabonye cyari giturutse ku mihindagurikire y'imiyaga ibiri minini yahuye. Ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe washoboye gusobanura neza uko indege yagize Miami vuba cyane. Birashoboka ko mu gihe kizaza ukuri kuzamenyekana, ariko kuri ubu iyi nkuru iguma ari andi mayobera akomeye ya Bermuda cyangwa se Triangle de Bermuda. Kandi bisi ibyo byabaye byatangaje cyane muri ako gace, kuko mu mwaka wa 1945 indege 5 za gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburiwe irengero icyarimwe muri Triangle de Bermuda. Kuwa gatanu kuboza mu mwaka wa 1945 abanyeshuri b'abapilote ba United States Navy bari mu myitozo yo kwiga kuyobora indege baburiwe muri ako gace burundu, barazimira. Igitangaje nuko batabashije kubona inzira ibasubiza mu kigo cyabo maze barayoba. Abantu benshi batekereza ko bashobora kuba barabuze benzine
ariko uko byagenze biracyari amayobera kugeza uyu munsi. Abo banyeshuri bari bayobowe n'umusirikare ufite uburambe bukomeye wari umaze amasaha arenga 2500 atwara indege, bityo ntibyumvikanaga ukuntu yari kubemerera kujya kure bakabura inzira. Iyi mpanuka kandi izwi ku izina rya Flight 19 cyangwa se Flight 19. Kugeza n'uyu munsi haracyari impaka nyinshi ku byabaye kuri izo ndege. Nyuma y'imyaka 3 indi ndege itwara abagenzi yavaga muri Puerto Rico igana Miami nayo yaburiwe irengero muri ako gace. Yari itwara abagenzi 29 n'abakozi bayo batatu. Icyo gihe kirere cyari cyiza, nta muyaga cyangwa imvura, ariko abahanga batekereza ko igihe indege yari hafi mayiro 50 uvuye ku nkombe za Miami ishobora kuba yarahuye n'umuyaga ukomeye wayitesheje icyerekezo. Nyuma y'imyaka myinshi abacukumbuzi bo mu nyanja babonye indege imeze nk'iyo mu mazi, ariko kubera ko itari ifite ibimenyetso bihagije byo kuyimenya ntibyashobotse kwemeza ko ari ya ndege yari yaburiwe irengero. Mu kwezi kwakurikiyeho Mutarama mu mwaka wa 1948 indi ndege yongeye kuburirwa irengero mu karere ka Triangle de Bermuda. Yari itwaye abagenzi 25 n'abakozi 6. Yaburiye irengero hagati y'izinga rya Azore na Bermuda. Kugeza uyu munsi amayobera y'izo ndege n'izindi nyinshi zaburiwe muri Triangle de Bermuda ntarasobanuka kugeza uyu munsi wa none. Nje nk'ibisanzwe ndimugira bangati aha ni ku Nkomoko official. Ndabashimiye kandi mukomeze mwagura imiboro mushishikariza inshuti n'abavandimwe gukora subscribe, gusangiza ibiganiro byacu ku inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.